Mbanje kubasuhuza mwese mukurikirana Sikosi Bandebe TV. Njyewe uvugira kuri izi ndangururamajwi za Sikosi Bandebe TV nitwa Sikosi, nkaba ari njyewe bategurira inkuru ya romantic story ica kuri Sikosi Bandebe TV. Nkaba mbabwira ngo mukore subscribe kugira ngo mujye mubasha gukurikirana romantic story ica kuri Sikosi Bandebe. Twagiye kuri iyi romantic story ica kuri Sikosi Bandebe TV. Murimo kubona mu mukobwa mwiza, mana yesi n'ijuru, umva babandi Imana rwese yarimo itararuka, muramubona n'umukobwa ufite ikibuno, umukobwa ufite umurara, ufite fresher, muramubona babandi baseka rwose, ubona nta mbere kabafite mu guseka, babandi useka nawe udashaka guseka ugaseka, mbego ngo yororo afite ikintu bita voila basine cyangwa ikibuno cyiza, umva cya kindi rwose umugabo wese yabona amarira akamanuka, urumubona n'umukobwa sinzi arimo kwireba mu kirahure, sinzi rwose nakiryo kenshi, ariko ntabwo uzi ko abantu bakurikirana Sikosi Bandebe TV baba bakureba. Aratambuka hano ku rundi ruhande turahabona umugabo n'umugore, sinzi basa nkaho umugabo yari asoje gufunga bagiye, sinzi urugendo bafite. Hano wa mukobwa rujya atambuka, abagabo bararya, abangabo nabo bari ku rugendo, sinzi ngo bagiye hehe, reka turebe. Basaga nkaho bari mu rugo, ariko sinzi ngo bafite uruhe rugendo bagiye hehe. Uramubona wa mukobwa, samba abagabo bararya, umukobwa w'ikinyejana, uyu mugabo asa nkaho murabutswe, sinzi, ariko uyu mukobwa nawe sinzi, urabona hari ntabwo ari ubwa amenyane n'uyu mugabo, aramwereka wa nyuma, umugabo ati mbega icyaremwe gishobora, abagabo bararya, mbega mutembajije umukobwa rwabugiriwe, umugabo amerwa aramwishe, wagira ngo rwose abonye, umugabo amerwa aramwishe. Reka turebe ese biragarukire ko uyu mugabo rwose tubona abuze ubwenge, abuze roho, ataye umutwe. Umukobwa nawe hano kwe, umva abagabo rwose babashurashuzi murashize, uyu mukobwa rwose ntiyabura kukubuka umushurashuzi. Uramubona umugabo nawe agiye kwiga tekinike y'uburyo ashobora kubonana n'uriya mukobwa ati ngwino nkwagaranya umuraba banange ni wakabinyo banangara bikaburunya. Uramubona umugabo arareba nk'urimo kurunguruka, umubona arimo kubwira umugore ati mugore mwiza, ngufitiye gift, ngufitiye surprise, reka mwereke impano naguteguriye, ati fute mu maso hanyuma mwereke impano naguteguriye. Ariko arimo kumujije icyo twabashije kubona kugira ngo arebane n'uwo mukobwa, sinzi, reka turebe icyo bubatse kugira ngo amujijishe, cyangwa hari yagira ngo umugore atamubona. Reka turebe icyo bagamije. Umbwa ati cece ugenda ukandagira ku buryo n'agasenyi katanyeganyega, ngwino mukobwa utagira ukuza, ngwino. Urabona umugabo yazetse 32 yose turimo kuyabona kubera ibyishimo, ati ngwino nguterure ngusimbagize, muguye mu byano, abaye n'urubizo disi umugore nyamwari ntamenya disi n'ay'igihugu. Mbega ibyicari, reba ibyaremwe bishya, abagabo bararya pe. Uramubona yidore disi arimo gukora ku byiciro, disi umugabo amarira akamanuka, ati koko ati tundi maze njye kujijisha umugore. Aragiye, umugore amuje ati tuza surprise ntabwo irarangira, zishiri ntabwo surprise irarangira, ati ntabwo irarangira, yagiye kuri cya kiremwa we, aragiye rwa ruremwa rongera ruguye mu byano, koze kubyicaritse, abagabo bararya, amerwe yamwishe, wagira amuhaye urubizu, ariko merwe abita merwe, uyu mugabo umenya ari umushurashuzi. Reka turebe, aragiye wamugura ati mubarira, ati tubone ntabwo igihe rwose cyo gutegura surprise nakugeneye cyari cyagera, wongere kuri wa mwari utagira ukwasa twabonesheje amaso, babandi bavuka rimwe mu kinyejana. Uramubona n'umukobwa utagira, ati rwose si watinze, ati ko watinze, ati watinze, ati ndaje rwose ndaje, ati watinze, ati abagabo bararya. Uramubona abahindukiye, reka turebe, ahise amufata mu mashinga, reka turebe wa mukobwa nawe aje kurwanira wa mugabo, ahise afata wa mukobwa niwe wafashe, reka turebe niwe agiye kuniga. Reka turebe, bano mukurikirana Sikosi Bandebe TV, ndagira ngo bashurashuze mutuze, ariko n'abandi mwese mushurashura ndabasabye mutuze, ariko mwibuke gukora subscribe.